nkomeze iyo telefone nisomere za nkuru za therwanda.com. ese ugira ngo ni inkuru za therwanda.com gusa haditse n'akandi akanyarajisho ni ikiganiro cya therwanda.com. rero kandi none se nawe uje kuransimbuye se urahumeka uje baransezereye none se nawe warwaye? ntabwo narwaye rega nawe uraganza kukureba ntibatume nkubona muri karantine se ntabwo uzi nyine ko ari kumara iriya minsi baba bategetse none nanjye nyine bampamagaye kuza hano kunkingira. ukingira ntibamaze kuruntera se ubwo wasanga wenda batabitezemo ariko nanjye bankingiye ta urukingo ni rumwe icyo washakaga wakigezeho. icyo nashakaga ni iki kibiya ndetse cya ambulance wahuye ese vuga hatagira utwotera hano nahamagaye abantu ngo baze bakureba ko urwaye ntibasanze urwaye. nyine nari ndwaye none se Viana urabona nyine bataragushyize mu buryo mu murongo neza ukanakira. ibyo banyeje n'ubundi ariko ibyikiza batankoreye pe bagukoreye iki kidasanzwe kandi ko nkubwira ko ubuzima bwawe nashakaga ko bujya mu buryo ko ahubwo bizagire ingaruka ku buzima bwacu kuri iyo mibanire abaduririmbi ntacyo bizadutwara Viana ahubwo ihangane kuko dutahe ko nanjye bamaze kunkingira ibindi turabivuganira mu rugo dutahe cyangwa utahe nanjye ntawe utese Viana heza nyine byarangiye ibiki birangiye tutahe turavuganira mu ibindi ariko tugenda kandi bagiye rushingiye nanjye barunteye none se si urukingo Viana n'urucanjyaro iyo barakubeshya Viana ni ukukuvura kugira ngo utazongera kurwara komera urabona ko ubu wowe abandi babivuga n'injiji cyo reka dutahe turaza kubisura mu tugeze mu sibyo cyane ugiye gufata imyenda yawe ni karibu mu nzu Viana rukadi yesuko ese hano urujya rukubijije iki si amazi se n'icyangwe n'izi nkingi ntabwo ari nzi ko iyi nzu yaba nziza gutya ahangaha rwose warabikoze ni kariho rwose rero urwo rushya niko rumera rukadi iyi ngodora se reka nta mashuka ubwo nta mashuka nashashe ku rutara wakwehese si amashuka se nagiye kuzana imuhira burya nagiye imuhira nzana amashuka yanjye na mama niyo mbonye nagiye narahushuye ndabona wari n'agatebe warakatunganije neza rukadi imineke se imbuto Viana umuntu umaze iminsi arwaye akumvayo n'imbuto se yego imbuto imineke indimu amapapayi yego nyine byose amagi 6 nibyo kongera ubuzima bwawe yego Viana rukadi ni wowe wiguze amafaranga yanjye wabiguze amafaranga yanjye ariko Viana ni ukugira ngo uveyo dore uva mu bujyaha bitarayapfuje ubusa gusa ubundi wagira ngo ni hano reba se hariya hirya hariya ku gatebo reba kiriho igitambaro se hese ni kiri cyo gisuperi fundure ndebe yego inkoko ibaze inkoko ndetse wayikweheyo eko hari mutima w'urugo wayimpaye kugira ngo nzayikugurire mutima w'urugo ni inshuti ya mama ni umugore nyine bamwe bahagararira abagore mu murenge mwavuga ngo ubushize yayiguhera ngahe oya ni ukugira ngo nigutekere ikuzahure ntabwo tuzamwishyura oya tuzajya twenyine ntituzamuha cyangwa se haza kudusaba ibiryo nuko
kugira ngo nyigutekere uzahuke. uriya we ndamwemeye. Yego nyine azajya anagenda hano. hano rero ukati dushaka udukufatishe reka se ndeko nacana mu ziko shyiramo nuko none uhita uyiteka nikarange kabisa rwose shyiramo amamesa n'ibitunguru ndabishyiramo Viana amamesa asa n'asize araha ntabwo yashize gira vuba rero hanyuma ndabizi ko ntabwo zikomeye muri narazibuze nawe mu gihe uri gucana unateka ngo mbe gusomera inkuru za Rwanda amazina ko nyinshi ntabwo abimenye rwose ndatekana murari jya vuba wafatisha ndabona wanabikataguye nasize nyibaze amaguru abiri n'abiri asa n'ayawe Viana kandi ngo rwose ndababoye ntabwo kabura nakabona yizi cyane kataza kubura oya ntacyo kaba aze mve gusomera rero kadi sizo nk'ubundi ngo zirahagije ra yewe zirateka ariko ntizumye inkuru zigezeho ujya ucana ariko unakurikiye yego ndumva zazishyizemo zose inyama n'amababa natetse amababa se barashyiramo ndavuga nyine amaboko abiri byose nashyizemo ntizibirire mu ziko yego ndaguma hafi inkuru ya mbere yasoma cyane urajya ubyumva yego kwita Rwanda hari inkuru igira iti impunzi z'abanyarwanda zirakangurirwa kurushaho kumenya uburenganzira bwazo no kubuharanira. ni inkuru yageze kuri Rwanda ku itariki ya 28 Kamena 2021. uko zaburana gute impunzi zigira ubuhe impunzi zigira uburenganzira bageza ngo ni nkano baziraza zikicecekera izo muri Malawi bakomeje kuzikangurira kujya mu nkambi noneho leta zishyiraho igitutu ariko zo zagiye ziracyaburana mu nkiko na leta ahandi si uko bimeze ahandi baraburana aho nabagerageza kuri Rwanda kandi hari indi nkuru igira iti ngo nyina afungiye jenoside kandi ari umututsikazi. ni inkuru yageze kuri Rwanda kuri 28 Kamena 2021. ubwo waracyafite ikikari karagahanze se aravuga iby'inka yarembye kuri leta se muracyavanga iby'ubututsi cyangwa ubututsikazi uwo barenganya ararengana. shyiramo urwo rusa n'urwumye kuri Rwanda indi nkuru igira iti umugabo yaryamye mu muhanda ngo imodoka zimugonge bamufashe agiye mu rugo kwa perezida. ni inkuru yageze kuri Rwanda ku itariki 28 Kamena 2021. ubusa bwarabaye ikira yaragiye kwa perezida kwa Kagame kuri Rwanda hari indi nkuru igira iti Cyuma arashinja urwego rwigenga rw'abanyamakuru kubogama ibimenyetso abishyize hanze. ni inkuru yageze kuri Rwanda ku itariki 29 Kamena 2021. haryo nafunze we karare arafungwa agafungurwa ariko ubu ngubu arahari ntabwo afunze muri iki gihe. kandi isosi iri nyinshi nta kibazo ndayishyiramo n'inyanya se ko zihari narazihingiye ariko maze uhagize umuntu usuhuza cyane muka inabi
yaba ageze yaza gusura abageni akazabaza hari indi nkuru yo kuri Rwanda ni ivuga ngo Rubavu Kagame yakiriye Kisekedi uri mu ruzinduko rw'umunsi umwe. Ni inkuru yageze kuri Rwanda ni ku itariki 25 z'ukwa gatandatu 2020. Yamwakiriye Rubavu da. Kuri Rwanda ni kandi hari inkuru yagezeho ku itariki 26 Kamena 2021 ivuga ngo Kagame yashoje urugendo yagiriye i Goma. Gahoro ubona byabindi by'amaporo. Umwaka w'inajyayo. Ni bihamuro kibahamura. Wagira ngo arakana yagiye kuzanayo. Kuri Rwanda ni kandi hari indi nkuru igira iti amasezerano y'ubuhahirane n'ubucuruzi yasinyiwe i Goma ku wa 26 Kamena hagati ya Kagame na Kisekedi araca amarenga ki. Ni inkuru yanditswe n'umwanditsi Albert Mushabizi kuri Rwanda ni ku itariki ya 29 Kamena 2021. Gusa yari marenga kikarivia. Kagame we nabanda byamubiye. Uganda na Kenya byamufungiye amayira. Bimubuza kwiba nawe. Rero arashaka kugira ngo twese ngo abe nkunyura mu nzira zisa n'izemewe. Ngo basinye amasezerano. Haruzaba komeshwa. Kuri Rwanda ni kandi hari indi nkuru igira iti COVID-19 ikomeje kuvuza ubuhuha mu makasho na gereza zo mu Rwanda. Ni inkuru yageze kuri Rwanda ni ku itariki 25 Kamena 2021. Nawe yagezeyo. Ubusa nyikirutse nari mfunze. Iri hose. Wenda vuga ngo baraho ni ndakamurwa. Yabonye kubera ko abarundanije. Ibesha n'uburo buhuye. Irabe cagati nyine. Uza kwiruka n'indese. Ariko rukatubwo ntizirashya. Gusa inkuru rero inkuru nisi. Kanyegeze. Yava twine. Umusozi wose ubungubu zuko n'ibiguhumura. Mukanye mu bakomanze. Base kundi kuntu bitagotaho ntibari kubyumva. Rokadi. Yego. Ngogo kwifite ibintu nk'iby'inkoko. Ndashyira kuri rasani igaramye. Shyira kuri rasani igaramye. Ushyira isose mu gikombe. Yonza kugenda mputa. Mu gikombe? Mu gikopo. Ariko wamenyereye nyine reka ngifate. Ishyiremo. Ayo mubundi turasangira nyine ku isane. Sose ndajya mputa ngenda nyihuta. Barangije. Se barangije. Reka twegere turye. Hase. Iyo sose isuke ku muceri. Isigaye isuke ku muceri. Gusa turazirya rimwe zose via turazimara. Turazirya nta kibazo. Kambe mvuta ku isosi. Ariko rero Viana. Mbere yuko senga aragira ngo nkubwire. Uriya mubyeyi yagize neza kuduha aya mafunguro meza yo kutuzahura. Ariko nawe ubu nitumara kurya. Umenye ko ugiye kungeza mu rugo. Iwanyu se? Oya. Aha. Hano ubu nibwo ngiye kugera mu rugo nyine nitumara kurya urahita ungeza mu rugo.
ahantu maze ibi byumweru byose genda se nageze mu rugo nyine uko ubizi nyine nigeze ngera mu rugo se ndashaka kuvuga ikire kadi nyine nicyo nakubwiye uracyumva ndashaka kugera mu rugo nka nyir'urugo ubu se nigeze mba nyir'urugo ese ari ibyo uri kuvuga hatangiye akoze bishya gute se kadi ibyo wabuze kubimbwira utarajya kunteza biriya bishinge mana yise n'ijuru none ndabizi bamaze kuntera urucambyaro ariko Sevilla ndabizi ntabwo badutera zimwe n'ubwo uvuga ngo nawe barugutera ariko Sevilla na rwose none oya buretse bakwinjiza ngo ugere mu rugo rero utangire ubyara abana ndera ariko si n'ibiki koko agiye mureka kuturusha ubwenge ntukagere ko ngwino tubanze turye kambe nirira pere kuri aka kagara ntukadi wajya tukarya ntukadi cyangwa wazanye ebyiri yaba wayiriye ryoshye itese ayirya ndayarya ibyo yigira nkute n'iki gisupu hagifite ibishashi haze ndebe rukadi ubwo unyihorera buriya rero ni ukuvuga ngo uzaba waraziriye cyangwa ntazo ushaka